mu birometero bitageze ku 10 uvuye mu mujyi rwagati wa Kigali werekeza mu ntara y'Iburasirazuba niho pariki ya Nyandungu ihereye. Iki cyanya gifite ubuso bungana na hegitari zisaga gato 120 kirimo ibyiza nyaburanga binyuranye. Ubusitani buteyemo nibura 60 y'ibiti nibwo bwakira ukinjira muri iyi pariki. Usibye inzu yagenewe gutangirwamo amakuru y'ukeneye gusura iyi pariki, ibirometero 8 by'imihanda byaratunganijwe kugira ngo byorohereze abahasura baba abanyamaguru n'abagenda ku magare, dore ko nta modoka yemerewe kugenda muri pariki. Umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe guteza imbere ibidukikije Rema Juliet Kabera agaragaza ko iki cyanya cyashyizweho kugira ngo ibidukikije bikomeze kubungabungwa uhereye mu mujyi wa Kigali. Inyoni zimaze kwiyongera, twatangiye ari nke, ariko kuko habonetse aho zibasha kwarika, hari amazi, hari inyoni ubundi ziza zikurikiye amazi, abazi kuzikurikira ngira ngo umubare wa nyuma twumvise icyumweru gishize ni ubwoko bugeze kuri 65 butandukanye, kandi twizera ko zizongera no kwiyongera. Hari abantu rero baza ikibazanya ari ukureba inyoni ubwoko butandukanye, ibyo nabyo birahari, abantu bazabihasanga. Umwe mu myihariko yashyizwe muri iyi pariki nshya ya Nyandungu no gushyiraho urubuga rwitiriwe Mutagatifu Yohani Paulo wa kabiri wasuye u Rwanda mu 1990. Aha rero mpagaze niho yasomeye misa, bivuze yuko kuba harashyizweho mu by'ukuri kugira ngo hazakomeze kumwibuka bizatuma n'ubundi n'abakomeza gusura aha hantu nabo bakomeza kwiyongera. Tariki ya 2 Gashyantare uyu mwaka nibwo iyi pariki izafungurwa ku mugaragaro, aho kwikubitiro kuyinjiramo nta kiguzi bizasaba, ariko nanone umubare w'abazahasura nturenge nibura abantu 1000 ku munsi, ku mpamvu zo kurinda ko ubwinshi bw'abantu bwatuma ibinyabuzima biri muri iki cyanya byangirika. Gusa abatuye n'abagenda mu mujyi wa Kigali bagaragaza inyota bafite yo gusura iyi pariki igihe izaba yafunguye. Na cyane yuko urabizi hari igihe tubwira abana bacu wenda iyi ni intare, wenda inyamaswa runaka bigarukira mu bitabo, ariko ubu ngubu byaba ari amahirwe iyo ugiye kubwira umwana wawe ikintu runaka, ukamufata akaboko mukasimbukira Nyandungu hanyuma ukabimwereka. Iri ni iterambere rwose natwe tubona yuko igihugu cyacu kiri gutera imbere cyane, bizadufasha cyane mu kongera ubwiza nyaburanga umujyi wa Kigali. Ahubwo ikibazo nuko bitaratangira kugira ngo abantu binjiremo batangire bahasure, kuko nanjye ndi mu bantu bafite amatsiko ushaka kuhasura. Icyambere na mbere bivuze yuko tazongera kugenda urugendo rurerure tujya kugira ngo tujye ahantu hari ibiranga isi yacu, bivuze ko tubyegereye. Kuri njyewe numva ukuntu haba hateye, haba ari ahantu hagari, hari ibiti byinshi, noneho hari n'inyamaswa zimwe na zimwe nk'imisambi, inyoni, ibikeri, cyane cyane nko ku mugoroba byaba bihari kwa kundi ntabwo nzi nabyita kuririmba kwa kundi bivuga, ariko no hari n'ahandi hantu hasa nk'aho umuntu ashobora kwicara. Ngiye nkunda ibiryo, hari ahantu ushobora kurya, hari n'ikawa, byaba byiza. Ibiyaga bitanu karemano byaratunganijwe kugira ngo usibye kuyungurura amazi aza muri iki gishanga, binagabanya umuvuduko w'umuvu w'amazi aturuka mu mirenge ya Kimironko, Kanombe na Ndera ikikije iyi pariki. Hari kandi ibiti byahazanwe kugira ngo bibe byakoreshwa mu bushakashatsi, kuko ibyinshi byari mu nzira yo kuzimira. Abaharanira iterambere ry'ibidukikije basobanura ko kugira icyanya nk'iki mu mujyi ari kimwe mu biranga iterambere ryawo mu rwego rwo kurengera ibidukikije. Ariko kugira ngo ubone ahantu nka Nyandungu mu mujyi ari ahantu hemeje kugira ngo habe parike, ni ibintu byiza cyane, kuko niyo ugenze mu mijyi hirya no hino ibyo ntabwo ari ibintu bikunze kuboneka. Nk'urugero nk'urugero rwo muri parike ya Nairobi, buriya hari parike irimo inyamaswa zisanzwe tubona nko muri za parike z'Akagera, ariko iyo parike irazwi ku isi yose kuko ni ibintu bidasanzwe. Uwasuriye pariki wese ashobora kugira icyo ahafata cyo kunywa cyangwa kurya. Iyi pariki kandi bikaba biteganyijwe ko izazitirwa kugira ngo umutekano w'urusobe rw'ibinyabuzima rukomeze kubungabungwa. Rema igaragaza ko ubushake bwa politiki mu kurengera ibidukikije buzakomeza ku nyungu zo gusigasira ubuzima bw'abatuye n'abagenda mu Rwanda. Mu by'ukuri gutanga hegitari 121 mu mujyi hagati, tukahaharira
kuhatunganya kuriya ngira ngo nta kindi kimenyetso abantu baba bakeneye kugaragaza ko kumva ko ubuyobozi bushyigikiye ko ibidukikije bibungabungwa byitabwaho atari ukubyitaho gusa byonyine ariko kugira ngo byitabweho bifashe n'abantu kubaho neza. Pariki ya Nyandungu izafungurwa ku munsi mpuzamahanga w'ibishanga wa tariki ya 2 Gashyantare buri mwaka. Yatangiye gutunganywa mu mwaka wa 2016 ikaba yuzuye itwaye miliyari 4 z'amafaranga y'u Rwanda. Inama y'abaminisitiri yateranye tariki ya 26 z'uku kwezi kwa kabiri yemeje itangizwa ku mugaragaro y'isurwa ry'iki cyanya. Jean Claude Mutuyezu, i Kigali.